Hey, what's up, my people? This is Derrick again. Ivuga ngo Derrick again. Nizere ko umeze neza. N'abatameze neza Imana iraza kubikemura bigende neza. Uyu munsi nyine biranga, ejo bigakunda. Cyangwa se uyu munsi abari ngewe nawe ejo bigakemuka cyangwa se bikananga nawe wamenya biterwa n'uburyo umwaka wawe cyangwa umugisha wawe byestaye mu buzima. Ndabigeze ko mvuga mu gaseka se ari gihe hari igihe nyine wiberaho mu buzima bw'umwaka mpaka nyine ubuzima bugucitse. Babeshye se mbahaye ikaze kuri Derrick Family Show. Murakoze cyane kuduha ikaze. Natwe turahari kugira ngo tuganire namwe. Oruga. Ako wohora wisetsa. Yaba kubwire ndikora karakarukuruka ari gutembaka. Ngagira nakubita umutwe hariya. Shani imeze bite? Okay, ndabagira ngo mbabwire nitwe imfura bato Shani. Ndagira ngo nze kuganira namwe ku biganiro nyine bisanzwe muri bubyumve murakoze. Mbaka discipline. Ahubwo wagira ngo bari ahantu nyine asaba discipline akanga nyine ndetse kurakara. So guys, abantu mwese ndumva mama we mumuzi, uyu we bamwita imfura y'abato Shani. Uyu ni we mukuru kuri ngewe ngenda uruswende kuri we. Ako ntabwo nduta cyane nanone andusha nkaho mwaka umwe gutyo. Itatu yose mwana niyo nkuru. Umwaka. Abiwe ari nuko abijura atari hano ngo murebe ako abijura sana Shani bya danje. Yewe bafite imanga none wagira. Mare imanga abijura ni ya Shani. So guys, nkuko bababwiye rero uyu ni mama we musanzwe w'umuzi wamaze kuba umustar wanyu. Akoma uba wibuka nk'umuntu wakuremeye cyayi? Ntago mwibuka ahubwo nshaka kugira ngo uzanamunyereke. Yaranakoze cyane Imana izamumugisha. Ari umudiyasipora watayemo mama ariko nta nubwo amuzi. Ibaze kuba ntamuzi kandi nshaka no aranankurikirana ubu ngubu ushatse wamushimira. Umva nukuri kose Imana imumugisha mwinshi cyane. Shani we bavuze bakagutama. Aha, ndavuga iki? Nabatayemo. We na mafaranga nabatayemo nanjye nibayame. Nibayame. Vuga nimero y'amara babona bagutaye. Nimero yanjye ni 0775584475 murakoze. Baraguhamagara. Ariko nyine sister nyamara ushaka kumuremera ka nimero wasubiza inyuma ukakumva ugahita umuremera nta mutima mubi. Shatse wakora ibitangaza Mary we bamutayemo ariko nawe ushaka kumutamo nanone nta mutima mubi wamutamo nta byadangiye. Mfite aba diaspora no bakurikirana chano yanjye b'inshuti zanjye nyine ari gihe bahita bavuga ati reka dusupporting Derrick n'ibiki bagahita babikora mu buryo runaka. Hanyuma rero tugiye kwiganirira abantu bagiye bansaba ati Derrick turashaka kuzazane famille yawe muduhe story y'ubuzima bwanyu kera kuko tuba tubona bite n'amagambo uvuga waraturutse kure cyane. Uyu munsi ndashaka tuganiriza abantu niyo mpamvu nabazanye muri babiri. Muri tayari? Muri tayari turaje tubabwira ukuntu Imana igikura umuntu kuri. Njya mbabwira ngo wikihebe ejo bizakunda wenda bakagira ngo turi abana bakuriye mu bisafuriya. Usibye wenda nka Orugaba yarakuriye mu bisafuriya naho ubundi abandi mubeshye se. So manga hatangira utubwire byari bimeze bite ubundi ngiye na Shani ujya kutubyara. Aha. Sha. Oye na Shani njya kubabyara rero byari bikaze. Ntago byari binyoroheye byari urugamba. Nyine nashatse nzi ko bizagenda neza nk'abandi bose. Ariko nikangura nyine nanjye nshatse umuntu w'umusinzi. Nkajya nkubitwa umunsi kundi. Ariko nyine kuko nashaka kubaka ndihangana ngo ndeye ko bizahinduka. Urihangana ndajya ngenda nkubariza mu tubazo ntabwo numa story yose ijya. Buriya ni ngombwa kugira ngo umugore abe mu rugo. Shani nawe ujye ushyiraho igitekerezo. Ni ngombwa kugira ngo umugore abe mu rugo mpaka umugabo mukindagure kugeza ku rupfu ngo nuko ari kwihanganira gushaka. Okay, muri iki gihe ntago byapfa koroha ariko ngewe niko numvaga nyine bite nuko nari nshatse naho nari mvuye n'ubuzima burebure ubwo byansaba gusubira inyuma nkatangira ku buzima bwanjye
ariko kubera ko nabwo nzabubabwira hari igihe kimwe nzabaho ubuhamya ku buzima bwanjyeho gatoya ariko nyine kubera ko ariko nabonaga jewe bigomba kugenda narabanje ndihangana nyine kugira ngo ndeke umuntu yahinduka nkubaka birangira rero nyine byanze hanyuma rero naje kubyara Shani niwe mwana wa mbere nabyaranye na papa wawe hanyuma rero ndamubyara maze kumubyara umugabo akajya nkubita byari bikaze yarankubitaga bikomeye ku rwego rwo kumfatiraho n'inyundo ku mutwe kandi ubwo wagiye gushaka ngo uzi ubwo ngiye gushaka ibibazo bigiye gukemuka byahatari numvaga ibibazo nari mfite mu gihe cyanjye bigiye kurangira ariko nikangura byikubye inshuro nyinshi rero ndihangana nyine igihe kiza kugera inyuma yawe mbyara undi mwana arapfa apfa arwaye uburwayi bwo mu nda birangira mubuze mu mezi 3 hanyuma rero igihe kiza kugera nyine mbyara umwana ukurikira Shani maze kumubyara nababwiye ko yapfuye agize amezi 3 hanyuma rero haza kuvuka Derrick kuvuka kwe rero byabaye ibintu bikomeye kubera ko naramubyaye maze kumubyara isaramwanga arambwira ngo nagashobora kumwita izina yakundaga abana cyane nubwo atari mwiza ku businzi ariko yakundaga abana cyane hanyuma rero arangije arambwira ati uyu mwana ntago nge namwita izina kuko nawe ntabwo azaba kubera ko yari yavutse arwaye uburwayi bumwe nubwo wari umaze gupfa birankomera rero yarwaye uburwayi bw'amara bibi bibazo mu bukene kumuvuza ari intambara bingoye nkajya nirwa mpetse nkarara mpetse umva niba hari umwana wambune uyu mwana arimo niba hari umwana ise yankubitiyeho inkoni uyu mwana arimo ariko nyine igihe kiragera mu mwaka n'igice nibwo Imana yamukijije amara urumva nawe wibaza umwaka n'igice umwana aribwa urimwe agapfa kongera akazuka byari ibintu bikomeye igihe kiragera rero umwaka n'amezi 3 nibwo yakize turi mu masengesho y'iminsi 3 aho nasengeraga Imana ivuga ko ikijije umwana wanjye uburwayi yari afite imumbwira ibintu byinshi mbwira kaza ibi byose mubona Imana yabimbwiye icyo gihe mu mwaka n'amezi 3 Imana imbwira kaza umuntu ukomeye mbwira ko icyo gihe byari ibintu bikomeye ngewe icyo gihe Imana ya uwo mukobwa wambwiye ibyo bintu yaragufashe aguhereza umuririmbyi aramubwira ngo uyu mwana ngo ni Dawidi ngo n'umuntu ukomeye ngazaba umuntu ukomeye ngo mundi harimo impano nyinshi ngazakora ibintu bikomeye urumva rero naho natangiriye kumenya ibye arambwira ati ikimenyetso Imana iguhaye ko ibyivuza ari ukuri uhereye nona ubu burwayi ntari bwongere kuburwara niko byagenze rero uhereye ako kanya hanyuma rero nyine nababwiye ko Imana rero yamukishije ubwo burwayi bw'amara aba muzima uhereye umunsi ntiyongeye kurwara ubuzima burakomeza ariko mbere yaho gato niba hari umubyeyi wababaye kubw'uyu mwana ndimo naravunitse naragohotse bishoboka nkasenga ashoboka abaho nataba umva cyo kora cyo nari nkijijwe pe kuko nakoraga ibishoboka byose bishobora gutuma Imana itandeba nabi kugira ngo umwana wanjye azakijwe ubu burakijijwe pe ndakijijwe ariko mba numva atari cyane nk'icyo gihe icyo gihe byari bikaze nirindaga ikintu cyitwa icyaha n'igisa nacyo kugira ngo nyine Imana izakize umwana wanjye icyo gihe rega n'insengero babaga batarazifunga bari batarazifunga babashaga kuba watarabwa ukajya mu gisengera kwa papa papa fisi hari twagiraga ibihe byiza yarasengaga nawe yarasengaga narabaye no muri korali njyewe nabaye muri korali igihe kinini ariko nta gihe kinini nta gihe kinini wowe wahise wigendera rwose ahise ufata umwanzuro rero kubera ko nyine ubuzima bwari bugoye umwana narakomeje ndamurera nyine igihe kiragera arakura ariko kubera ubuzima yarebaga mfite biramucanga gukomezanya kubana nanjye biramugora ariko hagati aho naje kugera igihe nyine ntandukana na se ubuzima bungoye inkoni zindembeje ibibazo bibaye ibibazo ageze ku rwego nyine ajya ntera imijugujugu y'ibyuma agashaka kunyica ese nta buyobozi bwabagaho bwari buhari rimwe na rimwe waranabahamagaraga bakaza bakunga turi kuvuga ku mugabo bita Rigoze bya Damascene wavuniraga mu mani nabane baraza baramuregaga
ariko bakaza bakabunga noneho cyagiye yabaga udasezeranye nta kintu kidasanzwe leta yagufasha aha barimo rero bambaza ngo mbese ubwo ngo nta buyobozi bwari bari nyine ariko kiragiye yabaga udasezeranye nta gaciro wabaga ufite ku buryo hari icyo bagufasha abanye na papa mudasezeranye nizo ngorane zose ngishakira mu ruhosi igibazamo ko hari umuntu abanza kujya kwibaza ko bisagenda akose n'ubundi gushaka n'ubundi ushatse umuntu mubi ugasezerana none n'ubundi baragukoma we ntabwo uretse mwarabanje murakundana akuzi ko hari igihe wanasezerana n'umuntu bikarangira byanze kandi mwarasezeranye ngo rata cyakoze hari igihe byanga aho iyo mwasezeranye nibwo biba bicya kuba tutaranasezeranye ahubwo byabaye amahirwe kugira ngo byari kunyorohera ariko nanone iyo mwasezeranye urabona nka papa none papa iyo muza kuba mwarasezeranye iranzu yari kuyigurisha wenda niyo ari kuyigurisha kuyibya gutyo kenyege ku bana bangaye babiri wari umaze kumubyarira wenda bwo ntabwo yari kuyigurisha ko niko gaciro niyo turufumu nawe se bwo ko yayigurishije ntabwo mwari muhari ntabwo ari kugenda akamurega akavuga ati mfite abana ariko yari yarigize nk'umusazi uzi ko iyi nzu ngiye nagiye no guhamagara mwarimu ku rusengero iwacu yahagera akamutera amabuye aramubwira tumva iyi nzu ni amafaranga yanjye yavuye mu maraso yanjye hatagira umuntu nsakuriza nk'ubure hano cyangwa ujyane nawe amuterera amabuye nk'iriya ntabwo byatubujije kuba wasanga niyo iyo nzi hariya yaradukasiye hariya yaradukasiye nyuma bari kuza bakavuga ati ndavuze ngo isiko yaje kwaka ubu mbwira iyo duhera kiriya gihe dufite inzu tudakodesha nyine byari kuba ari sawa ariko byari kuba byoroshye dosiye y'umuntu iba ifite uko Imana yayiteguye ibe nziza ibe mbi ugomba kuyinyuramo aba ari dosiye iyo ibishaka se n'ubundi yari kuba umuntu muzima ntigurishwe ariko nyine byaranze yarayigurishije murakomeza mubaho akuzi ko hari n'abantu bafite amazu ushaka kwitwa ngo ufite inzu ushana wari kuvuga gute hari igihe ushobora kwitwa ngo ufite inzu yawe iyo nzu yawe bikitwa yuko ari yawe ariko ukafata ibiryo ukabirya ugashyira ku meza ngo uri kurya ariko nta mahoro ufite ubwo rero ibyo ngibyo byo kuvanga inzu yawe nta kintu biba bimaze rwose byihore yaba ukodesha yaba udakodesha n'ubundi twese tumeze kimwe ngemba mbona shani reka nkubaze ikibazo kinsubize waba mu nzu y'ibihumbi 300 ku kwezi iyo ntabwo nayibaye ceceka ikibazo cyawe reka mfite akazi kaba amafaranga batidayisha ariko wenda reka tuvuge ko unayafite ayo turuwasi oya uko byasa kose wayijyamo ukabamo oya ukodesha uyafite ntabwo rero ndi kubaza uyafite ntabwo wayibamo ariyo yonyine mfite se cyangwa mfite wenda reka tuvuge ko ufite akazi k'ibihumbi 400 ku kwezi waba mu nzu y'ibihumbi 300 ku kwezi nanone ubwo iyo ntabwo ari imibare 500 500 aho birakunda turuwasa wakishyura nakishyura siko mwarakaye mawe turuwasa wayibamo yewe ntabwo inzu y'ibihumbi 300 nayibamo kare ukorera miliyoni nkorera miliyoni wenda ubwo nayibamo naba nkorera agafatika we wayibamo nayibamo nyine ngo yewe ni sirimucation nayibamo akuzi kuba ahantu heza ukuntu biraryoha ariko ufite ubu rero impamvu nababwiraga inzu kubera ko mwebwe hari akumuyumbu inzu y'ibihumbi 10 urayibona 20 noneho sasa igeze inzu y'ibihumbi 10 inzu y'umusiri batera urumbu inzu shanabamo samakaro inzu shanabamo namakaro ubu tuvugana si icyumba na saro tavuga ko ikodesha 2 si 15 se hano wayibona yego hano inzu y'amakaro hano wayibona 15 n'ijana none yibaza inzu nk'iyo ngiri no ku muhanda munayicururizamo cyane uzi inzu y'ubucuruzi ya hano yo akadukuru gato nka hariya nyine hawe kuriya nyine ushyiramo biriya bikoresho ubundi aba ari ibihumbi 200 ko ku muhanda ibihumbi 200 ahubwo se ugusubiza amafaranga make noneho nk'iyi ngiyi iyo mbaze ku kwezi ushobora gusanga ari 250 yadutwasha oya ni 300 ubundi ni 300 idutwara amazi umuriro uri kubyumva ugakubitaho ibikini noneho washyiraho no kurya bigahita bihura ubundi twe ku kwezi usanga ibi bintu byose ari Imana ibikora ubu se wanyemeza ukuntu umuntu yishyura ibihumbi 250 ku kwezi buri kwezi ahubwo se yari make hari n'abayarenza none se urumva ni turuwasa noneho ushyizeho no kubaho mu buzima busanzwe ugahita ubara ugasanga twebwe ku kwezi dutunzwe n'amafaranga ibihumbi 600
ari danje kandi mukayabona kandi ukayabona nyine mu buryo nawe utazi nawe bazi we mana we ayo mafaranga ibishano ari kwivugisha ngo gukodesha ngo no kubona inzu ngo ni kimwe ntabwo ari kimwe reka nkubwire ngiye nyikodesha nari ngiye kuzasara kuri nari imeze nk'umusazi narebaga ukuntu nirirwa nikoreye utuntu n'abana aho ngeze batufite abana bagana ahubwo shani banza yibagirwa ukuntu twahoranaga karago unuza ku gahera rugende hehe gasogi ariko naritotombye mana igasogi niho kuvika buga none twe twigenderaga n'amaguru tunikoreye ntutubwire ibintu byo kwimuka ngo kwimuka n'amaguru reba kuvana reka ngo pimire urugendo yewe disi oya twari twabonye akazi icyo gihe keza ka make murabufata umuhanda mugende piyo kuva hano reba kuva hano ugera i Remera n'ibyombo ku mutwe haremenya n'ijerekani irimo amazi igendaga n'akameza n'agasafiriya none ibintu byose mwarabyikoreraga mwese mukabijyana twanyuze mu buzima bukakahe nuko kandi nuko niba hari ikintu mu buzima cyambabaje ni ugufata akadobo ngiye gucuruza amasambusa wayacuruje ahubwo warabyangaga mama akakugaburira se ko umunsi yirirwaga ku ntonge mwabyana mwe ndirirwamo muri kira ariko nibyo none se kari bwo buzima nari mbaye byari kugenda gute ariko niba ari ikintu cyaba byari kugenda nibyo byari binunze nibyo byari binunze twebwe twayacuruzaga biri class bayajyanaga mu ntuza mu bipapuro tutatuyatanga tutatijana atujya kumera bakana kugenda ariko mu bitoki abari ujyana mama yagendaga mugahereza abakiriya ibivungo bikigura 30 ibivungo bya keke twabikuraga kurya ubundi igitano ryarakugaburira umwana wo mu mbyeyi reba ukuntu umuntu yaryaga waguraga ibivungo bya 30 nyine ndeka ikibazo twazagura kukinsubiza ko keke izikoze ibyo bivungo bya reba hariya nyine ku ifuru iyo bamaze gukuraho imigati mizima n'amakeke mazima hari utuvungu sasa tugenda dusigara mu ifuru baratugurisha bazanaga imifuka ya kilo jana baratuzanaga kandi tukabirwanira ukagenda ugahita ugura ibya 30 icyayi cya senkari umunsi ukaburira nanjye narabiriye pe yego igasogi rero tuhageze nyine twari tugiye tubungira inzu nziza nini ubwo nawe mwagiye ijoro ryose n'ibintu ku mutwe twagiye ku manywa ntabwo twigeze kugenda nijoro kubera kwanga ko abana bagenda bitura hasi twanigeraga barafite ubwana butoya kandi ahubwo uzi urugendo umuntu yabaga yakoze n'inzara babaga bananiwe urugendo ari rurerure mbese byaratugoye ariko reba kuva rugende yitaka kugera urumva rero iyo nzu tuyigezemo byabaye igenda yitaka ndayizi ni mu rutoki nawe ujya upima kuva hano ugera i Remera ukarenga wenda i Kanombe va hano ugera i Kanombe gukumana n'ibirenge wikoreye no urabona hano hararambitse n'ahantu heza hari imisozi y'ubwire ngo nshobora kuva hano i Nyamirambo ngiye nkagera byarambangamiye wumve ngo byarambangamiye ukava hahandi kandi kuri hahandi mu rugo wabonye akazamuka akagera kuri gare akagera kuri gare akagera kuri gare n'amaguru munsi tugenda n'ibirenge numvise mubazi nageze mu rugo neza hariya siho ku isoko duhahiramo ni ukuvuga ngo turagenda nyine tukanasubira mu rugo none se hari ibintu biba bitwaye twebwe twaramenyere nyine twarakamiritse twaciye ku ikosi ntabwo biba byoroshye ibintu aba ari danje birakaze aho ngaho ngeze ku kiyo story nari kuyibuka ni ukuvuga ngo ntabwo wibuka tugeze i Gasogi tukagera mu nzu imvura ikagwa tukarara turota batwibye tukarota inzozi ziba cyakambabwira mama yasa tugati mu performing buri mwana ku rugi nana twese tugira ubwana tujya mu cyumba kimwe byari bikaze ariko wumve ngo aho ngaho nta nubwo nari nkibana na se wa Derrick abo yari yararangiye nari naratandukanye nawe ubuzima ariko ubuzima twe twaciyemo burakaze mwana iyi ntambara
twaciye mu buzima bukakaye hari igihe kimwe tuzavuga amateka ubu ntituranavuga rero hari igihe nagendaga nkibaza ati se ndagarukira he nkajya kubona nkabona ndahantu ntazi nkabona ijoro riraguye nkazi imbwa ziri muri Shani yaragendaga mbese wajyaga uvuga ngo ngeze ndabizi iyo najyaga ngira ko napfa Shani yabonaga ubuzima mu rugo bubaye danje akabona nyine ibintu byakaze akabona kurya n'ikibazo akabona ako ruga uzi kugira ngo akamwica agahita ahaguruka uzi kugira ngo ubu uri umukobwa wabyariye iwanyu ube ufite umwana ubone inzara iramwishe witwa ngo uri nyine uri aho ngaho njyewe umushinya yahitaga unyica nkahita ngenda nkamusiga nkagenda nkavuga ati kibe ariko ngenda agiye ngiye gushaka icyo umwana wanjye arya neza ndakomeza kureba umwana ari kundeba mu maso nanjye ngenda nta kintu nshoboye byo ndakomeza kubikoraho yibuze se warakibona cyane narakibona baza mama nahitaga ntega moto mu gitondo turuturu nkaza kureba umwana wanjye nkavuga ati wa mwana we ubwo umaye ibyo umwana wanjye ariye ndagushimye umva story z'ubuzima nubwo byabaga bidaciye mu nzira nziza bigeze kuri Shani ibyo mu nzira iboneje ariko Shani narabibonye nkajya ntega moto ya buri gitondo nkaza umwana wanjye nkabwira mu mati rero genda uhawe utekera abana barya hari ikiganiro nakoreye kwa Irene abantu bagira ngo mba ndi kubabeshya urumva twe ntabwo duhimba story z'ubuzima ni story ziba zarabayeho niyo mpamvu njya ngunda kubwira abajene ngo narirarenga bro wowe icyo ugomba gukaza n'umutsi wawe ugahagarara kabisa ukarwana n'intambara y'ubuzima nabundi kuvuga ngo amateka arahinduka saho gukanibagirwa ko yabaye arahinduka none wari agastori njya nibuka ko tuburara ku rusengero iminsi 3 bakanzanira imyumbati oya nijye tuba rugende tukagenda tuba rugende twabaga rugende ni danje barimo kunyibutsa ubuzima bwa Derrick maze gatatatarya amasengesho ntapanze bureba hebura ni gatatu ku buryo nari kuba kuri menya ari kane yari iminsi ni wowe wenyine utari warari bose nta numwe wari nari mfite umubabaro wese ariko ngiye kwa ndi umuhungu nyine nari na Derrick batujyanye turibwira ngo kusengero dore ngo ndahura Shani ntabwo yari ahari hari Derrick hari na Bijuru na Yooo Shani yadutanze kuba umurara kera uyu Shani yize uburara twebwe tutaranamenya ngo uburara ni iki naranatekereza ko bubaho ubundi Shani yatangiye guhaguruka ako yaragendaga twego arazanye nk'ikintu cy'ibiganye reka da wari utaranabyara ahubwo warabyibagiwe Shani yari atarabyara watangiye guhaguruka na muteteri ako disi zacu tizabuzagiye nashatse nibyo ngira ngo tuganireho muri aka kanya ababyeyi mujye mwitondera ubuzima mubanamo kuko ubuzima bwanyu bubi butuma n'abana banyu babaho nabi bakabibirara wenda urakabaho wenda mu buzima bw'ubukene ariko munabanye neza iyo mubanye neza wenda abana nabo mubasha kubakasoringa muri ubwo bukene ariko iyo mutabanye neza bibi bibazo nyine abana nabo babibirara bakabibica mucyo ukabona mbese biragoranye kwakira ubuzima barimo nibyoroha kubera ko ababyeyi nyine nabo baba batameranye neza cyangwa ugasanga uri umukobwa wabyariye iwanyu birumvikana ushatse umugabo atari we se w'uwo mwana warangiza wamujinya wagiranye na se ukawutura umwana ngipfungo kiragapfa uko kimeze ibyo bintu ntago ari byiza ibyo bintu mamuvuga ku bana wowe niba uwo mwana kwanza niwe wagakwiye gufata neza kurusha ibindi byose ariko wimutura umujinya ngo kiragapfa gutyo ngo urakapfa nkaswa ibyo bintu ntago ari byiza twarimo tubabwira nyine ngo mujye mwihanganira ubuzima mubanamo uko mubana mujye mugerageza kubana neza kugira ngo abana banyu batazakura nabi ni Fabrice Fabrice disi inshuti yanjye twiringanye mu buzima bwose Fabrice baramufunguye Fabrice we akubu Fabrice azaza ryari ngo dukorane niwe muntu twanyuranye mu bintu nkagira nubwo twigeze tujya kwiba rero fera beto kuri FPR oya sha wowe amateka yo ni maremare ahubwo se mutarajya no kuri FPR wibagiwe amabuye y'abandi rugendo mama yigeze asanga bari kunkubita n'ibyo reka mbahaga story gashyushye hano ngiranya njya kwisurira umuntu aho hantu bita rugende mageze naho umwana wanjye bagiye kumutendeka ntaza amakuru wari gucuruza ntabwo ari wagiye gusura nagiye gusura mama Mugisha nari nagiye gusura mama Mugisha nta nubwo nari ndi gucuruza noneho mva kwa mama Mugisha numva umutima umbuje kunyura mu muhanda munini nyura ku isoko ngeze ku isoko ngiye kubona mbona barimo baragutendeka ni ngaho nuriya se ko bamutendetse bigenze n'utubuye
mba ndagiye harankomye we ngeze ku mugabo nsanga nuwo dusengana ndamubwira nti se muvandi ko ndeba umwana wanjye mutendetse ati iki cyana cyawe ni ikijura ariko abonye ngewe aravuga ati kubera ari wowe ndamuretse ariko nari ngiye kumutendeka umva twari kumukubita arambwira ati twari kumukubita reka mbabwire sha umva ijoro ryari kumubera iry'amateka reka mbabwire ibaze kwiba nyine ibuye hano ukajya kurigurisha imiryango ni ibiri nayibaga aha nkajya kuyigurisha ntabwo ari ubujura bubi ahubwo bwari ubujura bwo kwirengera ntabwo kwari ubundi hari igihe ugeramo icyo gihe nari nariyakiriye ko ubuzima ari ubwo nyine ntabwo byari kwiba by'umwuga byari kwiba kugira ngo yirengere niyo mpamvu rero iby'umwuga amenya uburyo abyitwara byari bitangiye kubamo n'umwuga byewe byageze aha oya ngewe byari bitangiye kurengera cyakoze Imana ikurakora yo nari nzi ko ahubwo ari nabwo buzima ubu nari negereje ko nziba ikintu bagahita bamfunga noneho ibaze ko ibyo bintu byose mwabikoraga njye nazi ko mujya kwiba ese wowe wajya kwiba ukabwira mama kwibakaza kukubwira ngo ngiye kwiba ariko rero ako ngiye kiza cyanjye niyibiraga ya mabuye y'umunzani gusa nta kindi kintu nakoraga mbese niyo yarahenze icyo gihe yaranahenze witonde uzi ko ibuye wariteruraga ukaryana ugahita wukubita icyatanu gusa ubwo yarahenze icyatanu cyari cyinshi muri icyo gihe ko wakiryaga icyo gihe ngiye nta mafaranga navuga ngo ngiye muri icyo gihe habagaho n'ibivungo bya 30 n'ibya senkani uba wumvise nawe ibaze niba iry'itanu ryaragutungaga umunsi wose nibwo umumama yaraje asanga abana banjye inzara yabisha arangije arambwira ati rero wa mubyeyi bereka nkubwire jya ugenda ugura akadenjiga nurangiza ufata agasupadipe ugatobe mu maso ubahereze ako supadipe n'amandazi byaranadutunze ugende gake byarabatunze igihe kinini n'agasheke supadipe n'amandazi byabaga ari ibintu bitabaho umwana akajya gusyaga yarangiza yabona desi agahita agura denjiga kuko cyakora mwaranakundana kugira ngo ahite wenyine akayizana kare waragenda ngo bakabiza rugende wacize mu rugo arambwira ati ngiye kukurera ndagenda mba mu gipangu pe arandera ariko kuko abana bacu twigaga mu kigo kimwe naragendaga kuko hari mu mbyeyi buri gitondo ufata icyayi n'umugati nafataga imigati nkayishyira mu gikapu nkavuga ati imigati ngiye kugenda nyishire barumuna banjye nkagenda ku ishuri nkayibaha bakayirya nyine ayo niyo mahirwe nagize nuko abana banjye banakundanaga kandi nyine nanjye narabakundaga uko byagenda kose mu buzima bwacu bukeya wanjye umuntu ubundi wa danje nakundaga yari ako kaka rimwe nzamuremera kaka wanjye rimwe yajyaga aza akambwira ati sha mwana wanjye ibi bintu ako kaka aradukunda yaremeraga agatega aje kukugira inama akaza kudusura kaka ni umubyeyi mwiza kandi ukunda abana be uko byagenda kose aradukunda kandi n'abuzukuru barabakunda ababasengera umunota ku wundi rero yagize ikintu kibabona itanyaruka yihuse ngewe rimwe nigeze nagira ikibazo nagiranye ikibazo n'abana barwanya gahinda karanyica umubabaro ranyica ndavuga nti mbobu rero ndabataye birarangiye mwabana mwe niba mutangiye kunzengereza murabe ko nyine bari barakuza ari abasore ari abagore batangira kujya bajya mu mitsi bakarwana karitsiye igahurura agushani twaramena nagiye mu kazi niba ari fight nibuka ibaze ko fight yanjye na Shani na mama y'imyuko murayibuka ibaze ko icyo gihe byari ako ni hane natewe n'abadayimoni bose ndabafata bose ndabafata mbakwishyira mu nzu ubundi kintu ako rata Shani yaramomaga cyane icyo gihe nanjye aho ngira igitubaraga noneho rata bagira amane ajya nibuka papa wabo agahita amashani yariyenzaga icyo agenda ngapfukama nkavuga ari yarangize nk'ingoma y'abaporoso yarankubitaga ariko abana bakurikirana niko bamera ibiryo mukata mu rwanda abana bakurikirana niko bamera ariko rata buri muhunga bari dada Shani kera yagiraga imbaraga ariko Shani yagiraga amahane imbaraga z'akaga ahubwo ntazi nawe yaziva Shani yandiye jide umunsi umwe ndavuga sinzongera kukwata niba ari ikijyaneye ahubwo babijuru niba baryoshye shamwe mwakuze yaravuye mu rugo ngo abankomonyore mwemere akuze nta mahane Shani agifite mu rugo yarigende bitaga ukavuga ati no ndumiwe abaga nsanga bari kurwana ibintu bikomeye karitsiye babaga bamuruje niviriye mu kazi
abana bawe baricanye birarangiye manuka ujye kureba ndimo nditekera udusambusa ngo babeho naraye amajoro narangiza nkasanga barimo bararwana abantu bakurana ibikomere ariko icyo gihe nicyo nshatse kuvuga ngo umubyeyi w'umuntu abakomeye icyo gihe mama yavuye Kigali aricyo kimuzanye araza agera mu rugo nibwo nanjye nari maze kugera mu rugo abana maze kubegeranya neza twese tumaze gutekana Derrick arimo kurya ari ku meza mama kinjira muze narwanaga akajya kurya umva rwose ngaho mubuze kandi ibiryo byo byatumaga arwana none ikintu kinangaza yabaga ashaka kurya ariko unjya ntungurwa n'ukuntu atajya arya byaranshatse ese mwana ni kuri ubundi ubayeho nuko noneho birangira mama abwiye Derrick atumva ubu tuvugana ibintu byitwa ibiryo ubiretse ngwino hano adushyira hano aradupfukamisha arangije kudupfukamisha arambwira ati wa mubyeyi we rero ihanganira aba bana dore abandi bo mu gishaye wa mbere dore umutima we wagiye kure wavuze ngo ugiye kubata Imana yabibonye kandi yababaye rero ihangana aba n'umugisha wawe nukuri bazavamo abana b'umugisha bizagutangaza arambwira ati nabanyamugisha ku rwego rutangaje ababwiye Derrick ati wowe umva ati ni wowe muntu udasanzwe hano iwanyu ni wowe Imana izakoresha ibintu bikomeye uzaba umuntu ukomeye uzaba umuntu udasanzwe uzamamara uzagera mu bihugu byo hanze Imana izakwigisha utuntu twinshi dutandukanye mama yarantunguye nibwo buhanuzi bwa mbere na mbere bufatika ngewe nakiriye kuri mama arambwira ati uko byagenda kose umwana wazaba umuntu ukomeye buriya mama wanjye ndamwubaha mu buzima bwanjye bubaho ndamwubaha narindi mbabwira ati nyine umubyeyi w'umuntu haba ari ikintu gikomeye ubwo urumva ko yitanze akaza ubwo nyine aratubwira arangije nyine ambwira ukuntu Derrick azaba umuntu ukomeye ambwira ukuntu azagera kure arabimbwira byose arangije ambwira ijambo rikomeye arambwira ngo dore uyu nguyu nawe mukuru w'umuryango wanyu niba hari ikintu cyanshimishije mu buzima icyo gihe nicyo kintu nahise nishima numva nyine ibyishimo byanjye nibyo numva ko umwana wanjye kubera ko nahoraga nsenga mvuga ngo mana uzambabarire mu bana banjye ntazagire ubaho mu buzima nk'ubwo nabayemo kuko njye uhereye ndi umwana nabaye mu buzima bugoranye bubabaje nzajya ngenda mbaho ubuhamya gake gake muzajya mwumva ukuntu Imana igira neza rero nabaga nyine mfite agahinda mvuga ni Imana uzambabarire ntazagire umwana wanjye unyura mu buzima nk'ubwo nanyuzemo arishani ntazashake nkuko nashatse nkamusabira urugo rwiza nkamwaturaho ibintu byiza avuga ntari Derrick azaba umuntu ukomeye azagira amafaranga azangeza azanyicaza ahantu heza ahantu ababyeyi batanyicaje ahantu umugabo atanyicaje nzahicazwe n'abana banjye ubwo rero icyo gihe nyine nagize ibyishimo ntangira gusengera bya bindi Imana ivuze mujye musengera n'amasezerano yanyu niba Imana ikubwiye ikintu ugire kwizera niba ushidikanyije saba Imana ikimenyetso Imana irakora iguha ikimenyetso numara kumenya ko ibyikubwiye ari ukuri utangira ubisengere nyine ubagarira amasezerano Imana rero urumva uko biri ubu ngubu murabona ko ibyo mvuga ntabwo mbabeshye bitangiye kujya mu bikorwa bitangiye kujya mu bikorwa rwose n'ukuri hari igihe umvise yatari shani reka nkubaze ikibazo kimwe ku murongo ibya Yesu ni ku murongo oyo ngo yabayomewe arakaririmba najyaga nkunda we kikorase tabarira igihe mwana umva nkubaze ikibazo ni igiki cyagutunguye kuri njyewe ikintu cyaje kuntungura avuyemo umuntu w'umugabo n'ukuri kw'Imana ntago narinze ko wanava no mu mujyi wa Kigali ngo uraza no muri uyu mujyi w'intahuka ngo mu mujyi wa Kigali ahubwo kumuyumba ko hari kumuyumba nguje ngina cha warantunguye kabisa ntabwo narinze ko wanakodesha inzu y'ibihumbi 150 wowe Derrick ukayabara akira ngo yereze boss wewe warazaga no muri kabugu gasyagira ukagenda ukagurisha ikiro bakaguha 225 none ubu tuvugana yavuye mu gusyaga ubu n'umuntu w'umugabo yicura inzu y'ibihumbi 150 sha warantunguye kabisa warantunguye wowe ni igiki cyagutunga ndese ubu mana ibintu muri kuvuga ngiye byawe wowe vuga rese we ntabwo si byawe ibyanjye ni igiki cyagutunguye kuri Derrick ubwo njye navuga ngo ni igiki nyewe warunungura buri gihe vuga ni igiki cyagutunguye ntabwo nshaka kukivugira hano ndeka vuga njye ndakikubwira ikintu cyane kuvuga umuntu yapfuye oya
ngiye ikintu cyantunguye kuri wowe ntabwo nakivugira vuga hano kwimana wowe ntabwo nakivuga kivuge cyangwa ndabyanze ntabwo nyivugira hano ni igiki nyine ikintu cyantunguye kuri wowe sinakivugira hano umva uruga itikagira ari nawe mawe ni igiki shareka nkubwire ngewe ni ukuri nta n'icyantunguye ariko reka nkubwire impamvu nta cyantunguye ubundi ngewe ibintu byose nari mbizi akantu ku kandi nari nzi neza yuko ugomba kuzaba umuntu ukomeye ibintu ntabijya bintungura ahubwo uko mbona ugenda utera imbere nyine nanjye ngenda nsenga mvuga ati mana komereza hariya komereza hariya komeza azamuka agere ku rwego ushaka ko ageramo azi ngewe ikintu cyantunguye kuri shani ni ukubona afite umugabo muzima ajya gakundana n'akajama nkumvaye nkakubita nk'ingumi ngewe ikintu cyantunguye kabisa ni ukubona shani afite umugabo muzima ubundi tukiga hari akajama kamutereze numva nagakubita nk'ingumi ariko rwose ibyo uvuga ni ukuri nanjye byarantunguye yesu w'i nazareti niba hari ikintu cyantunguye ariko uzi gushakana n'umugabo wa mbere akakubera inyatsi ngaho agiye mu kabari anywa yaraje aragukubise akubonye warakuze ufite amenyo 32 gakuzanye sababu gaje gukubita ariko kwa nini kuko habaye umugabo ubu ntabwo yagushota reka rwose ntabwo byavamo niba hari ikintu nanga ngiye nanga umuntu nkubita murebe umwana reke kuri oya guys abari ibintu bibaho ariko ubundi wabarekera aha ngaha tukazabaha indi story nyuraho nta kibazo wabarekera aha ngaha umuntu akazabaha indi akaba basogongejeho akantu gato ntabwo bari ngombwa ngo umuntu ababwire ibintu byose we wanze kuvuga bene wanyu ngewe cyangwa reka nkubwire nshimye imana nyine nawe yagukuye amasura hazi ko turi kuvuga ku munwa waha kugeza ngo uhamenye ukuntu haba hasa bundi nujya wumva postinze nk'akantu ati niba warabaye umusitari ni twebwe bavuze bakavukire baturuka ahantu runaka bakaza gufata imirwa ariko ngiye kuva kera numvaga nzaba umusitari bro numvaga nzaba umusitari ahubwo ukuntu nari nzi ko nzaba umuhanzi nicyo kintu cya dani icyo gihe nari John Paul uzi indirimbo nari mfite 45 Karitsiye ni wari ngiye muhanzi Wizzy boy niga atoze n'abantu biga ariko wari wayimanzi wararetse ibyo ngibyo byo kujya icyo gihe nari nanjye oya narasyagamo gake ndangiye kuba umu DJ icyo gihe nari ndi DJ ariko ngiye nagiye mbivamo neza nabivuyemo mpita mba umu DJ nubwo aba DJ banyimaga imashini ariko ndabasuhuje nabibasizemo muri imana ifite ukuntu yikorera utuntu ngamumbaze dusoze kuvuze ngo bakwimaga imashini ubundi wari uyizi ego neze nyine ndi kumubaza muri ubwo buzima imashini wari wariho ikintu cya mbere mu buzima nize nzi mu mutwe wanjye kurenza n'ibindi mu rugo nicyo kintu cya mbere yize nize mashini wari umujura waravuye mu rugo waragiye mbanga rahita mbatiza umujura nose sibyo nyine sibyo wakoze oruga ubwo wari ubuze irindi zino uvuga oya nyine icyo gihe wenda uvuga ngo wagiye kwiba amabuye baragukubita wari warabanje uva mu rugo ujya kwiga imashini icyo gihe ubundi ukuntu nabaga mu rugo nazaga rimwe na rimwe nkongera nkigenda icyo gihe ntabwo nari nagafata umwanzuro wo kuba wandagiye kwari kwa kundi ugenda ukamara ahantu nk'iminsi nk'itatu ukazagaruka ukamara indi wari njye nagiye mava mu byiciro kugeza bavuye burundu yagendaga nkagaruka gutyo ariko na shani nuko aba yaragendaga tukazamubona nko kuwa kangahe uko twagiye tuhava kugeza rero ngewe buriya nikundiraga ahantu hari ikiryo nageze ahantu hari ibiryo bagatinda bakatiye bayi none ngewe sinzibagirwa ukuntu twazaga hano Nyabugogo tukajyara kuri etaje ubwo iyo nageraga bahitaga bavuga ati dore shani yaje ubwo ndi uri hejuru agahita avuga ati shani harya twiye tujya gusangira ibiryo bavuga ibiryo mu ikarito bakabitunagira tukajya kubirira mu muferege we byabindi basigaje muri we na shani gusa cyane abandi bantu kandi nino hatwara hasyagiye babaga muri kumwe oya banza shani yari ikoranye ibye ngewe narabanje ndabyikorana ngerega narahasyagiye nabantu mwaturutse uko pupuri hari nk'ibi n'abatibuka pupuri iwacu mukagenda hari nk'ibi n'abatibuka cyane siko bya bintu byari bikaze urumva hano hari etaje ihari iyi etaje iri mu ruhande rwa ruguru iteganye n'amarembo reba apana kayizene ni heza bajya bamena ibiryo abantu bamena ibiryo umuntu umena ibiryo we aba ari kwihamurira
ako tinya umwana ujya gushaka ibiryo njye njya mbwira abantu muri iyi minsi mfite akagahunda ko gufasha abana bo ku muhanda niba umwana ashobora kuva ku muhanda akajya gufata ibiryo byo mu mahoteli baba basigaje bagize ute basyonyoye akabirya noneho ibiryo bizimuka bifata byo mu isafuriya ukajya kubimena nta kuntu wabifata ukabirunda ahubwo ugafata akamoto ka sensi ukajya haranya bwo kutabura abana babiri ukabakubita ibyo wasigaje kongera ukitanga reka kuvuga Nyabugogo niyo yajyana ku muhanda ntabwo watubura utagiye kuvuga ngo mene ibi noneho hari igihe mumena ibiryo byiza bakira akabakire mwagiye mureka kwanga ugafata inyama umuceri ifiriti ukajya kubimena umwana ibyo biryo ku muhanda uzi kugira ngo azabibone shimiye cyane umuntu bita Mutoni namubonye na Derrick rwose ukuntu barimo guhereza mbega ibintu byanshimishije mu buzima byaranejeje kubera ko nanjye nagiye mfasha abana benshi bo mu muhanda uziko buriya nanjye mfite abana benshi ariko nafashije ndabafite nshobora kuzana nkakubwira ntabanga bandi bagubuhamya bw'ukuntu nabafashije ari za marine nkabashyira mu rugo nta n'ubushobozi mfite burenze buriya gufasha umuntu ntago bigomba kuba ufite ubushobozi burenze ndabafite ba Valence babaye abagabo nabafashaga bari mu muhanda ako Valence wallahi ndabafite bamwizerwa asara cyari umunyunzi iyi aracyari umunyonzi nabamwizerwa ndabafite nagiye mfasha abantu bose mwabanye mu muhanda niwe bose baracyabaye iriya barahari barahari ni ngiye wavuye uvuga ngo ni nk'aho ari nawe wavuyeyo gerega ntabwo njya nicara hamwe niwe wavuyeyo naha ngaha bambwiye ngo have mu minsi izaza uzajya kumva mve ngo ndi muri Amerika risuriye kandi njya mbibabwira mukajyana joke minsi izaza ibintu byaramfashije kandi biriya bintu bibamo umugisha nubwo abantu batabiha agaciro kubera ko bundi nangiye kubabwira ariya magambo avuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa ariya magambo ari muri Matayo 5 bivuze ngo abanyambabazi Imana yashatse kuvuga ntabwo ari ukuba umuntu yagukoshereje ngo umusabe imbabazi wenda akubabarire umunyembabazi ubundi ni umuntu ugira impuhwe ku mutima we akabona umuntu ubabaye mu kibazo cye akamugirira impuhwe nubwo waba udafite kumufasha ariko izo mpuhwe zakujemo burya ushobora kugenda ukanapfukama ukavuga uti Imana sifite ubushobozi bwo kurengera uriya muntu ariko murengere kubera ko wamugiriye impuhwe Imana iraza ikamurengera rero nizo mbabazi nari nshatse kuvuga uko byagenda kose mujye mugira impuhwe muri mwebwe n'abari abana bo mu mihanda mubagirira impuhwe kuko ndahamya nashidikanya ko ibyo nagiye nkora ibyo nagiye mbakorera nukuri hari nabagiye bahagara mu rusengero aho nasengeraga bakavuga ati twishimye kubona mama Shani muri uru rusengero yadufashije byinshi no mubyeyi mwiza rero ibyo nagiye nkorera bari abana byagiye bituma nanjye abana banje Imana genda ibagirira neza urumva bari mu muhanda Imana ibakuramo bari mu nzara idasanzwe ubu tuvugana nibagisonza ngo bagire inzara idasanzwe uko byagenda kose kandi nanjye hari uko Imana yabigenje nubwo atari cyane ariko ntabwo nicwa n'inzara nk'icyo gihe kare ibintu by'inzara n'ibyo muri demiri vuga haleluya vuga haleluya amen Imana yarabikoze hanyuma ibibazo byarangiye nisoreza ikiganiro nta bindi bibazo nakubaza hari ibindi bibazo hanyuma rero reka tubashimire iyi pati 1 y'ubuzima hari igihe tuzaza ubundi akantu kwanza nzabaha ikiganiro buri muntu iki avuge kuko buri muntu afite utuntu yagiye anyuramo atari kumwe n'undi mutwo tuntu twashane twa Nyabugogo nta nubwo nge nari nuzi mu kuntu